Gute nshuti zanjye nizere ko meze neza natwe tumeze neza turashima Imana n'abantu turashima abo ngabo muri kumwe turashima abo ngabo muri kubona imbere yacu tutirengagije hirya no hino tuvuga aba diaspora abari inyuma y'igihugu abari mu Rwanda imbere amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba twongeye kubasuhuza uyu munsi tukaba dufite umutumirwa wacu akaba ari umuhungu wikuye kure akoresha YouTube channel ngo ayikuye kuri zeru kugeza ubwo igeze kure ku rwego rwo hejuru. Ese mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. ese watwibwira? Ni ukuvuga ngo amazina yanjye banyita David 250. David 250 ko ufite izina rigoye? Iryo zina ni uko rifite inkomoko nyine, mfite impamvu aribyo nahisemo cyane. Mu rugendo rwawe rwo gukora ikintu ujya gukora YouTube kuyikreating gukora n'ibindi, ese waba warabitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo ubundi igihe kuva mu bwana nari umuntu ukunda kwandika indirimbo, ndetse nari umuntu ukunda kwandika amakinamico nkumvise ahandi hantu, nyine bikaba ari byo bintu binzamo cyane. Ni ukuvuga ngo rero naje kuvuga uti ariko se izi ndirimbo jye wagerageza kuzishyira hanze, biza kumbana ibibazo kubera ko nta bushobozi. Negera abantu mbabaza amakuru yabyo, nkeneye kubigiraho amakuru ahagije. Nsanga birahenze cyane ku rwego rwo hejuru, nsanga umuziki kuwujyamo ari wowe uri kwihinga nta sapoti y'undi muntu, ntabwo byoroshye, ni amafaranga menshi. Ese muri ako kanya wahise utangiye gukoresha YouTube? Ese YouTube yawe wahise utangiye kuyikoresha ikintu cyerekeranye n'iki? Watangiye gushyiraho ibiki mu gihe umuziki wari ukunaniye? Ni ukuvuga ngo nararebye ndavuga nti bino bintu bihenze, ese nta byoroheje nakora. Ndavuga nti niba nari umuntu utoza abantu gukina amakinamico, niba jyewe ubwanjye niyandikira inkinamico nkabasha kuyitoza abantu ngo bayikine, ko njya mbona komedi, ese ubundi bitaniye he n'inkinamico? Mbona ni ibintu bijya gusa. Nanjye ndavuga nti ko byagenda kose nanjye reka noneho nkora iperereza ku bijyanye na komedi. Ese komedi ya mbere waba warakoze ni iyihe? Komedi ya mbere naba narakoze, ntabwo cyoroshye icyo kibazo kuko mumaze kugeraho nyinshi. Iyo komedi ya mbere wayikoze ugereye ku gihe gitekerezo, ninde wari wakiguhaye, kubona abakinnyi byakugendekeye gute? Abenshi bavuga ati YouTube channel turayifatanya, biragenda bite? Byagenze gute wowe? Ni ukuvuga ngo ni urugamba rutoroshye. Nararebye mbona biri ngombwa ko ngomba gushaka abantu ba hafi inshuti zanjye banyumva. Ndabanza ndabaganiza ndavuga ati ese dukoze ibintu byo kuba twagaragara ku mavideyo, nsanga hari urundi rubyiruko rw'inshuti zanjye rubikunda, bakambaza ati ese wanagaragara kuri televiziyo bigakunda? Ndavuga ati yego byakunda. Mpita mfata abari banyegereye ntegura akantu kameze nk'agakinamico ndi kugira ngo nesese ubundi koko nabishobora. Ndabikora mbona bya bintu ndabishoboye, maze kubishobora ndavuga nti noneho nanjye ubwo nibonye muri video kuri telefone, reka n'undi muntu ndebe kuko byakunda. Mbona bya bintu birakora, nyishyira umudisike bana iyo video nari nafashe, nagerageje kweditinga nyine hakirimo amakosa nta makuru ahagije. Ndamuga ati subi video yagaragara muri iyo mashini? Arambwira ati nimuhaye mbona igaragayemo, numva ibyishimo biransanze kubera ko ari ibintu nakundaga. Wumva ko video yawe itangiye kugaragara mu mashini, mu matelefone, none waje kwishyira YouTube gute? Ni ukuvuga ngo nkimara kubona ko kuri mashini jye ubwanjye ngaragayeho, nahise njya kureba, hari umushuti wanjye nawe nari mfite amakuru we ko ibintu bya cano yigeze kubikoraho, ariko akaza kunanirwa akabivamo. Njya kumureba arambwira ati nayigufungurira. Murumva nta nubwo nari nzi ukuntu bayifungura. Gukorera cano ntabwo biba ari ibintu bigoye, ati nagufasha wowe ukagura icupa. Ndamubwira ati icupa gusa? Icupa ndarigura. Ndamubwira ati noneho iyi video se urabona nayishyiraho? Arambwira ati oya irimo amakosa, iyi video irimo amakosa.
ariko hahandi kuri wa mugisigaba nkaba namubwiye ati bano bantu bakaritsiye bose banzi bari banzi ku bintu byo gukunda ibintu by'imiziki, ndagira ngo nibajya bahagera ujye babwira uti umuhungu wanyu wakaritsiye se mwamubonye, wereke iyi video niyo nubwo ipfuye ariko ibereke. Kumva abantu barambwira ati twakubonye okay, mitamugisha inama arabaza ati ni gute noneho nakora video igerageza gusa neza zizi itarimo amafuta. Okay, ndangije arabinyigishaho aransobanurira, ndamubwira ati ngaho mfasha, ntabwo ndi bugure icupa rimwe ahubwo tumarane nk'icyumweru uri kumpugura mwirute gutya, nzana ba bahungu banjye nari mfite uducayi dukeya nkajya mbamenyera icyo kurya tuvuye muri shuti, nyine n'uwo muhungu akambwira ati bikorwa uku birangira ngize amakuru. Icyumweru kimwe nari mfite amakuru wasangiza nk'abandi 15 bawo bari ku rwego rwanjye icyo gihe. Mu gihe wakoraga shooting ni cyo kintu wakoze kuva kiragushimishije kumva ndi ibintu bidasanzwe kumva nje mu yindi si y'ubuzima utarumenyereye? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ndibuka nagiye gushutingira mu isoko, ntabwo mbihisha nakoreshaga agatelefone. Nagiye gushutingira mu isoko, ndeba ukuntu abantu bahuruye, noneho ndebye ukuntu abantu bahuruye ndavuga uko byagenda kose muri bano bantu bahuruye nihashaka haba harimo abari gushyushyura ngo ibi ni ibiki, ibi ni ibicucu biri mu biki, ndavuga ni ntago muri aba bantu bose niba ari abantu 40 ntago hari burema abantu 10 bari bugende bavuga bati cyakoze uriya mwana akora ibintu bya danje bagwa subscribe. Mvuga nta abantu bari munsi yanjye baranyemera bananyubaye, ariko abantu bari hejuru yanjye cyangwa se babifite amakuru babona nkoresha agatelefone, abandi bakoresha amakamera, abantu bo baragenda bansuzugura, ariko nubwo bari bunsuzugure baraba bambonye bazakina no kumenya ate se ya video byagenze bite, irasite imeze ite. Ese muri iyo minsi uko wari shooting mu isoko ntabwo muri bagenzi bawe bamwe mwari mwagiye bagira isoni bakitinya nibirekure kubera ko ari mu isoko ibintu nk'ibyo? Aba bakobwa b'abashuti banjye barambiraga bati reka none ukadutunga na telefone yaza kuba basari n'agakamera n'ukaba ari gato. Nyine ubwo umukino roriye nkahita nyihindura, nkahita nandikira aho ngaho, nkahindura nyine nkapangamo umuhungu, buriya abahungu niwana ndabashimira cyane baragerageza we n'isoni yazigize yihagararaho. Ese ubu ngubu YouTube channel yawe ihagaze gute? Ni ukuvuga ngo ntago yego iragera hejuru cyane kuko iracyafite 12,000 by'abasubscribers. 12,000 byose? Ariko nyine naho ngeze ndabishimira Imana, narahereye ku busa. Narahereye kuri 0. Narahereye kuri 0. Ibyo ndabishimira Imana. Ubwo rero wumva urugendo rwose uracyakomeza gukora izo comedy zo gushyira aho ngaho cyangwa ni filimi n'uducyungu uvuga ngo wavuga ko uhugiye mu cyo uvuga ngo uri gukora? Ni ukuvuga ngo urabona iyo umuntu ari gukora ibintu agerageza no gushaka amakuru kuri ibyo bintu. Uko nagendaga mbikora yego hazamo n'udukosa, ubu ngubu mbifiteho amakuru menshi. Ubu mfite gahunda yo gukomeza comedy, ariko ni ukuvuga ngo mfite n'izindi projet ndi gutegura nazo nzopeningira, nzakaya channel izindi channel mu buryo bwo kugira ngo izo projet nzishyireho. Ubu hari amafilime ndimo ndandika ndi gutegura, mbabona n'amafilime ariko ahenze, ntabwo ari byo gukora none aha nyine ni kumwe umuntu aba ari gutegura. Ese wumva urugendo rwawe rwo gukoresha YouTube channel yawe ruzakuganisha he? Niko kazi uzakora cyangwa hari ibindi runaka uzabuhugiyemo nubwo nabyo uzabikora? Ni ukuvuga ngo ngiye nkurikije ukuntu mbikunda kuva ndi umwana, ndagira ngo ibyo bintu nkunda bizaba ari byo bimbera akazi, bizaba ari byo bintu nge bintunga bigutunga. Wabashije kwiga amashuri angana iki? Amashuri yo ari hasi cyane. Wagarukiye mu kangahe? Ni ukuvuga ngo nshobora kuhakubwira ukanseka. Buriya hari impamvu iyo ugeze mu rugero rwo kuba utaragize ubushobozi bwo gukomeza amashuri, including ku babyeyi ku bushobozi n'ibindi, biba byiza iyo wibohoye. Nibyo
tubigeze ku mashuri reka tuzabiganire mu kiganiro cy'ubutaha. Okay, sawa ntacyo. Ndumva ari long story yawe. None se ndabona ikiganiro cyacu kiri mu nzira zo kugera ku musozo. Nibazaga nimba YouTube channel ubu ngubu iraguhemba. Ni ukuvuga ngo ndacyagusobanurira. Burya hari ibibazo byinshi nagiye mpuriramo nabyo nko kubura ikintu nshutingisha. Ibyo bikaba byatuma mara igihe channel yanjye iri kuzamuka ariko je nta gikoresho mfite. Ibyo rero bigatuma nsa naho ndindira nyine simbyiteho nkawugira no mu gushaka ubuzima kuko urumva yuri kwihiringa nta muntu gusa. Kano kanya ahangaha ndabona uri kwihiringa turi mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama. Ese niho uvuka? Reka da ntago ariho mvuka. Wowe uvuka hereye umugabo. Nubwo tuba twigize ba kavukire. Kubera nyine kwihiringa ubundi bwite mu rugo ni Ngoma. Mu ntara y'Uburasirazuba. Okay. None se mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda kunywa iki? Mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntakubeshya koka yarankoroneje. Koka agasembuye se? Oya. Iyo kangeze mu mubiri karambangamira. Ndi umuntu ukunda kwikorera siporo. Nyine mu mubiri girambangamira. Witubyibuho urabyibuka tuzanina. Noneho iranambangamira mu bitekerezo. Okay. Iyo uriye neza uba wariye iki? Ni ukuvuga ngo njyewe iyo ndiye neza. Ibintu bijyanye no kurya kandi bitanahenze. Nyine yagenda kubashije. Iyo ushaka iyo bihenze. Iyo uriye neza uba uriye iki? Iyo ndi umureti mba numva ndiye neza. Wumva uriye neza. Umuntu agena ugira imwe ku munsi ubwo urya amagi 10. Nuko oya. Ntabwo ubushobozi bw'amagi 10 nawe urabizi. Mu buzima bwawe busanzwe ni siporo ukunda gukora? Ni ukuvuga ngo nkunda kugerageza yoga. Kuko mba numva nyine umubiri wanjye waba uri aho ngaho ugororotse. Kandi urabona yoga ni ukurambura imitsi ndetse n'ingingo. Niyo mpamvu ntaganguje nyine tu. Ngiye kubaza ikibazo ariko abantu benshi iyo nyibabaje wenda kunkubita. Ari hagati ya mama wawe n'umugore wawe niwe muntu uruta undi? Nubwo ukiri umusore ariko mbikwaje unyanganira abantu benshi wenda kunkubita. Hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde uruta undi? Ni ukuvuga ngo mama wanjye aruta umugore wanjye. Ndaguhereza impamvu. Yangaye mafakiti. Ni ukuvuga ngo umugore wanjye ambonye kuko mama yahabaye. Umugore wanjye ambonye nkuze. Nkennye